mama vuta ngitabanza mami wanje morenankayo ukusanza uzambonere kure mami wanje tuzajyane Siremo suka wa mavuta mensha temba ngomuzure morena ka kugeza igihe uzazira suka wa mavuta yo mensha temba ngomuzure morena kayo kugeza igihe uzazira suka w'amavuta yo mensha temba ngomuzure morena kayo kugeza igihe uzazira suka w'amavuta mensha temba ngomuzure morena kayo kugeza igihe uzazira mama mana nyagasani nanjye yagiye ndyohererega mu gihe ujye munyihanganira rwose pe rero mwa bantu mwe nzicara rimwe mbabwira amateka yanjye ndetse n'amakuru yanjye music yambereye medicine music in medicine urukije amateka yanjye uko music nayinjiyemo uko byagenze ubuzima narindimo uko byari bimeze music kuri ngewe ni hobby cyane kandi bizana n'icyo bita passion ndayikunda nyishyiramo imyaka myinshi yanjye
ku buryo mu by'ukuri nanjye ubwanjye ndacuranga bikanyubaka rimwe we hari abansabye benshi kuzavuga ubuzima bwanjye nka Tade, ariko mu by'ukuri nzabaganiriza, ariko muzanyumva impamvu na umuziki wanjye naweguriye ubuzima bwanjye. Rero mba nifuza ko icyo umuziki wankoreye naho ngejeje mu buryo bwo gusana umutima no mu buryo busanzwe ubuzima busanzwe, mu by'ukuri nshaka kubibateramo kugira ngo namwe Imana izabahera umugisha cyane muri ibi bintu, kuko simba beshya mfite umugisha w'Imana kubera music cyakoze mu buzima bwanjye, kubera hari uburyo music yahinduye ibitekerezo byanjye. Nzabibaganiriza ko mujya bamwe njya numva mbona batanga ama comment kuri YouTube ngo umuntu yacuranga burya bikagera aha, yes ndavuga ngo yes, hanyuma undi avuga ati ko wajya ngura ikivejuru, ntabwo ndi ikivejuru, ndi umuntu usanzwe ahubwo wemereye watanze umwanya cyangwa se wemeye kwijandika, nkoresha ijambo mbabarire, kwijandika muri musique. Ko revo mfite kuri gitari, niba navuga ngo niyo ndafite kuri piano, ariko byose mbona ibyo ncuranze kuri piano abantu babikunda, ku gitari, ku ngoma, kuri solo cyangwa bass, cyangwa kuri violin. Sinzi gusa nabyijanditsemo mbijyamo cyane mu by'ukuri. Rero nabashishikariza gusa mufite amahirwe amwe yuko amasomo dufite hano muri MT22 Music abasha kubazamura cyane kuri level iri hejuru. Hari abaza hanga baje kwiga ariko bakaba bafite ikibazo cy'uko bigishijwe ariko ntibagere ku nzozi zabo, cyangwa abarimu ngo bakababwira ngo barashoje. Yes, birashoboka nabyo rwose nta kibazo, ariko level ziri hejuru ata ntababeshye ziragora. Ubwo zigora cyo koza amahirwe amwe namwe nuko turazibigisha, nubwo zigora ariko muhumure. Zigora wenda bitewe n'imitegurire y'amasomo idahwitse n'urugero, cyangwa se ugasanga ntabwo nyine syllabus z'amasomo azamuka mu level ari hejuru ugasanga ziragoye, abenshi ntabwo bazifite. Ariko muri MT22 Music njyewe nyir'ubwite nzagufasha kuzamuka kuri level. Nukuri Imana ibagire neza. Rero ndabakunda, abakomeje kunkunda nanjye ndabakunda maze muhumure, ndabakunda kandi se niba mbakunda muramvanaho iki? So mufate gitari, mufate agatebe, mwige. Urukundo n'urugira kirusendinga, sibyo? Sinaba amafaranga nayafite nayo rwose nayabaha, cyane ko gutanga ari impano iba mu mutima. Ariko kandi icyo mfite dore ngiki, mwige, sibyo? Mwige ni narwo rukundo ruzima, kandi kugira ngo ejo muzasigare mukora ibintu byiza kandi bizima, biryoshye kandi biryoheye amatwi. Ndabakunda, murakoze.